Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi tugeze ku munsi wacu wa 14 mu minsi 28 yo kwiga umuco wo gushimira. Nyine nabyo bitufungurira amayira, biduha umugisha wo kubona ibyo twifuza. Kuri uyu munsi wa 14 rero tugeze kuri gahunda yitwa umunsi w'igitangaza. Uko wagira umunsi wawe igitangaza, uko watuma umunsi wawe umera neza. Nkuko twabibonye mu video yatambutse, twasanze akenshi ibintu umuntu atekereza, ibintu wikururamo mu bwonko bwawe ari byo akenshi bikubaho. Niba rero ushaka kugira umunsi w'igitangaza, niba ushaka kugira umunsi mwiza, burya ubutegura mu gitondo kare kare ukiva mu buriri, urabyuka ubundi ukatekereza mu bwonko bwawe ibintu byose uri gukora uwo munsi, noneho warangiza kugira ngo bigende neza ugashimira mbere yuko utangira umunsi wawe, ugashimira ko umunsi wawe uri bugende neza. Niba ufite gahunda y'inama, ugashimira urakoze ko inama iri bugende neza, urakoze ko ku kazi biri bugende neza, urakoze ko abantu tugiye guhura turi bugirane ibihe byiza, urakoze ko uyu munsi ndi bugirane ibihe byiza n'umuryango wanjye. Mbese ugashimira mbere yo kugera mu gikorwa uteganya uwo munsi. Bityo ibyo ngibyo uko ubishimira, uko wuzuza amashimwe mu mutima wawe, niko nyine ukurura bya bintu byiza ushaka ko bikubaho uwo munsi, nabyo bikaza nyine bikaba impamo. Uko ubitekereza, uko ushaka umunsi wawe wira umeze, bikurure rwose, ubishyire mu bwonko bwawe kandi ubishimire mbere yuko utangira umunsi wawe. Ibyo ni ryo banga ryo kugira ngo uhabwe ibyo wifuza. Kandi umunsi burya ntabwo kuwutangira ari ukuwutangira mu gitondo, kuko iyo ubyutse nabi n'ubundi umunsi wose bwira umeze nabi. Ubyukanye roho mbi rwose bwira bimeze nabi. Kugira rero ngo utegure nanone igitondo cyawe cyiza, niyo mpamvu tugira wa mugoroba wacu wo gushima ibyiza byatubayeho uwo munsi. Iyo uryamanye mu mashimwe ushimira ibyiza byakubayeho uwo munsi, urangije ibintu byose kubikora nimugoroba, urasenze ushimiye ibyiza byakubayeho uwo munsi, ubwo uryamanye umutima mwiza, nta bintu bibi uryamanye mu bwonko bwawe, nta stress z'ejo uryamanye mu bwonko bwawe. Noneho bwacya rero ukabyuka ushimira ko ibyo uri bukora uwo munsi uko biri bukugendekere neza. Ngaho rero rwose tegura umunsi wawe neza. Uyu munsi shaka ibintu byawe uri bukore, ushobora kubyandika ku rupapuro niba ugira gahunda yo kwandika ibikorwa byawe by'umunsi, none ukajya ugenda uvuga kimwe ku kindi, uvuga ati urakoze Mana ko biri bugende neza, urakoze ko iki kiri bugende neza. Ushobora kutabyandika n'ubundi ukabikorera mu bwonko bwawe ukabitekerezaho, ariko nyine ugashimira mbere yuko usohoka mu nzu yawe ngo ugiye gutangira umunsi wawe neza. Byanze bikunze rwose bigenda neza. Ari aho muri buhure uwo munsi ubagiraho umugisha, ari ibyo uri gukora uwo munsi ubigiraho umugisha. Wowe gusa tegura umunsi wawe, uwutegurane neza, utegurane ibyishimo, ubundi uwutegurane amashimwe. Nk'uko bisanzwe rero urongera ufate bya bintu byawe 10 n'ubundi ushima Imana wamaze kugeraho, cyangwa se ugenda ugeraho na buri munsi. Nurangiza uvuge uko uburyo ubishimira Imana, uburyo ubyishimira ko wabigezeho. Ubwo none ku mugoroba murabizi nyine, ntabwo twibagirwa kuryama dusenze, dufashe ka kabuye kacu k'igitangaza ngo twongere dusubize amaso inyuma, turebe ko byiza byatubayeho uwo munsi. Cyane ko tubonye ko nabyo ari ibanga ryo kugira ngo uzategure umunsi uzakurikiraho kuzagende neza. Kuko uryamanye umutima mwiza, ubyukana umutima mwiza, wabyukana umutima mwiza, ukirirwana umutima mwiza. Ngayo nguko rero tegura umunsi wawe uhindura igitangaza, uwutangirana amashimwe. Na hejuru rero ku munsi wa 15 mukomeze mubane nanjye. Ntibibagirwe gukora comment, ntibibagirwe gusharinga inshuti zawe, kuzihereza video yanjye, kugira ngo nabo baze dukomeze tugirane ibihe byiza muri iyi minsi yacu 28. Imana ikomeze ibarinde.